Showbiz News Rwanda. Mu buzima bwa buri munsi umufana n'umuhanzi bageraho bahurira mu buryo busanzwe. Umufana ahorajwe no kumva indirimbo z'uwo muhanzi, kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse rimwe na rimwe akitabira ibitaramo bye. Gusa si kenshi ibyo biba bihagije kugira ngo bihinduke ubucuti cyangwa se urukundo, ariko hari abo byagiye bibaho bagiye batandukanye. Ni nabo tugiye kureba muri iki kiganiro cyacu. Abasitari bagiye bakundana n'abafana babo ndetse kandi urukundo rugakomera kugeza aho kuri uyu munsi bameranye neza cyane. Abahanga rero mu mitekerereze n'imibanire bemeza ko urukundo ari ubushake bwo kwiyogurira undi, kumwitaho, kumva ibyishimo n'agahinda ke nkaho ari ibyawe. Dr. Helen Fisher, zobere mu rukundo, avuga ko iyo umuntu ari mu rukundo ubwonko bwe bukora cyane ku rwego ruri hejuru ku buryo bishobora gusa n'ibyo umuntu uri mu byishimo bikabije. Amarangamutima ye ahora yifuza kuba hafi y'uwakunda, kumutega amatwi ndetse no kumushyigikira. Umunyarwanda we yabitangaje mu mvugo yoroshye ariko yuzuyemo uburemere ati urukundo ni impumuro y'umutima. Ibyerekana ko rutagengwa n'imibare, ubutunzi cyangwa se izina, rutangwa n'amarangamutima y'umutima ugukumbuye. Mu gihe rero benshi batekereza ko ibyamamare bikundana n'abakomeye cyangwa se abo bahuriye mu bikorwa bya showbiz, hari abahanzi nyarwanda bagiye batungurana barushingana n'abari abafana babo mbere. Ibi rero bigaragaza ko urukundo nyakuri rushobora gutangira mu buryo bworoheje ariko rugakura rukaramba. Hari ibanga riri inyuma y'urukundo rutungurana rutangira nk'ubufana, hashingiwe ku mpamvu zirimo kuba umufana akunda umuhanzi kubera ibyo amubonaho, atagamije izina cyangwa se ubutunzi. Kuvugana kenshi no guhura mu bikorwa ibyongera umubano bikavamo ubucuti burambuye. Kumenya byinshi ku muhanzi, umufana bazi amateka, indirimbo n'ubuzima bw'umuhanzi bigatuma bumvikana byoroshye. Guhuza rero mu mitekerereze n'indangagaciro, hari abafana bashimwe n'abahanzi kubera ubupfura n'ibyiyumviro bahuriyeho. Gushyigikirana mu bihe byose, umufana ugira uruhare mu kubaka icyizere cy'umuhanzi aba agaragara nk'umufatanyabikorwa w'ubuzima. Uvango rero tugiye kukubwira abahanzi 10 b'abanyarwanda barushinzwe n'inkumi zari ku rutonde rw'abafana ariko bikarangira babaye umuryango. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Bruce Melody ndetse na Catherine. Bruce Melody umaze igihe kinini yemeje ko umugore we Catherine ari umufana we wa mbere y'uko urukundo rutangira. Yagize ati yaranyumvaga akankunda mbere y'uko n'isi imenya ko nshoboye. Uru rukundo rwakomotse ku bifatanye mu buzima bugoye, barushinze bishingikije ku bwumvikane no gufashanya. Umuririmbyi rero yakunze kugaragaza ko yishimira uruhare umugore we yagize mu rugendo rwe rw'umuziki, ndetse muri 2018 yamushimye mu ruhame ubwo yatwaraga irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Icyo gihe rero yamwise Mama Blita. Ku wa 5 Gashyantare 2023 Bruce Melody yahaye imodoka umugore we Catherine nk'impano yihariye ku munsi w'izabukuru ye y'amavuko. Kandi angaha twanavuga yuko Bruce Melody afite indirimbo yitwa Catherine yahimbiye uyu mugore we kandi akaba n'umufana we. Umwanya wa kabiri tuhasanga Yago Pondat, umuhanzi akaba n'umunyamakuru. Yago Pondat yigeze kuvuga ko umugore we yamwegereye nk'umufana ariko bigenda bihinduka buhoro buhoro. Ibyari ukugaragaza impano ye byaje kuvamo urukundo rukomeye. Uyu muhanzi uzwi mu ndirimbo nka Suwejo avuga ko Kayiranga Teta Krista bamaranye imyaka 2 mu munyenga w'urukundo, bamenyekanye nk'umufana ariko ko ubushuti bwabo bwakomeje kurandaranda kugeza ubwo bakundanye mu buryo butomoye. Kwa 23 2025 uyu muhanzi warizwa muri Uganda muri iki gihe yasohoye indirimbo Elo yahimbiye uyu mukunzi we, ndetse kuri ubu banitegura kwibaruka. Ku mwanya wa 3 tuhasanga bita Meddy ndetse na Mimi Mefra. Mimi Mefra yabanje kuba umufana wa Meddy imbere yo guhura nawe. Bakimenyana yahise atangira kwigaragaza nk'umuntu wakunze indirimbo n'icyerekezo bye, ariko kandi ukamwereka ko amukunda nk'umuntu. Barahuye barakundana, ubu bafitanye urugo n'abana 2. Uyu mukobwa muri Ethiopia yagaragaye bwa mbere mu ndirimbo nka wamusimbura ya Meddy. Kuva icyo gihe Meddy yavuze ko yatangiye gukunda Mimi mu buryo bwisumbuyeho kugeza ubwo yamusabaga ko babana nk'umugabo ndetse n'umugore. Ku mwanya wa 4 tuhasanga bita Patient Bizimana ndetse na Wintwari Gentille. Patient rero yakingirana na Uwera Gentille, umukobwa yageze kuvugwa
ku kuvuga mu itangazamakuru ko yakunze indirimbo ze akumva amagambo ye nk'amafunguro y'umutima. Ibi byarushije kubahuza mu bitekerezo no mu kwizera ndetse biza kuvamo urukundo. Aba bombi bamenyanye muri 2018 biyemeza kurushinga muri 2020. Kuva icyo gihe Uwera Gentil yahise afata inshingano zo kuba umujyanama wa Patient Bizimana. Ni icyemezo Patient Bizimana yavuze ko cyafashwe kugira ngo ajye amugira inama mu byemezo afata mu rugendo rw'umuziki. Mu magambo yagize ati umugore wanjye umujyanama wanjye wihariye, niyo haza nde ashaka ko tuganira ku bijyanye na muzika, ijambo rya nyuma aba ariwe. Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava. Bishop Gafaranga uherutse gutangarizwa abanyamakuru ko umugore we Annette Murava yabanje kujya amufasha mu bikorwa bya muzika by'umwihariko mu bijyanye n'imiririmbire, abumvikana mu ndirimbo zirimo byabihe. Aha niho urukundo rwabo rwakomotse. Bararushinga barwubakira ku gukorera Imana ndetse no gutegura abandi ubuzima bwiza. Yasobanuye ko yahereye ku bucuti no gukunda ibihangano bye bituma yiyemeza gutangira na page nshya mu mubano wabo. Umwanya wa gatandatu kandi twasangwa bita Riderman na Agasaro Nadia ku 16/2015 nibwo Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman mu muziki yasezeranye imbere y'Imana na Agasaro Farid Nadia wari nyampinga wa kaminuza ya Mount Kenya. Bemeranya kuzabana kugeza batandukanijwe n'upfu. Muri Nyakanga 2017 Nadia yabwiye abanyamakuru ko yabanje kuba umufana wa Riderman mbere y'uko barushinga, ariko kandi yamufataga nka musaza we ahanini bitewe n'ubuzima banyuranyemo mbere y'uko barushinga nk'umugabo ndetse n'umugore. Ku mwanya wa kane twasanga bita B3 muri Mutarama 2024. Kiza Naila umugore w'umuraperi B3 yatangaje ko ari we wateye intambwe ya mbere yo kwereka urukundo uyu muraperi ndetse kuyumvisha ibiganiro bye igihe kirekire n'ibihangano bye kugeza ubwo yiyumvishemo kurushinga nawe. Ubwo rero yari mu kiganiro na Alice yasobanuye ko ari we witereteye B3 ati urebye ninjye wamuterese kuri intambwe ya mbere ninjye wayikoze kuko yashakaga ko tuba inshuti, ndamuhakanira mubwira ko nitudakundana n'ubucuti tugomba kubureka. B3 rero asobanura ko urukundo rwe n'umugore we rwashigikiwe ahanini bitewe n'uko nyirabukwe yari asanzwe akurikira ibikorwa bye, yabona ikinyabupfura yakoranaga ibiganiro bigatuma impungenge ze zigabanuka akiyemeza kubashyigikira. Nuko rero bimeze no ku rwego rw'isi. Rero hari abahanzi bagiye batandukanye bagiye babana, navugamo Elvis Presley ndetse na Priscilla Presley. Uyu ngo ni umufana wa Elvis akiri umukobwa muto, bahuye bwa mbere ubwo uyu ngo afite imyaka 14 afite 24. Elvis yari mu ngabo z'Ubufaransa, ariko abangaba ntabwo twatindaho cyane kuko ntabwo ari abantu bazwi cyane. Niyo mpamvu najya nkubwiye ngo ukore subscribe kugira ngo uzashikwa umunsi ku munsi n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Iyi ni show business Rwanda, ndi Fred Lizi, ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.